Ndabasuhuje mwese, iyi ni Intego Official. Ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu. Nk'uko bisanzwe tujya tuganira ku mayobera y'ubuzima turimo, uburyo Imana iganira n'abantu bayo. Ubushize nababwiye ko Imana igiye kuganira n'abantu bayo ikoresha uburyo butatu. Uburyo bwa mbere butavangiye ni ijambo ry'Imana cyangwa se ibyanditswe. Uburyo bwa kabiri ni inzozi nizo za kabiri. Uburyo bwa gatatu ni ugukoresha ibyo yaremye. Uburyo bwa mbere bw'ijambo ry'Imana, ibyo ntibisanzwe. Buri wese ufite imbaraga z'Imana abasha gusoma ijambo ry'Imana agasobanukirwa icyo Imana ivuganye nawe. Uburyo bwa kabiri, kuva kera turabizi ko Imana yagiye ikoresha inzozi zitandukanye, iburira abami ba Farawo barota. Imana yagiye ikoresha inzozi zitandukanye, ba Yosefu basobanura, ba Daniyeli basobanura inzozi zarabaye amayobera. Ubwo ni uburyo bwa kabiri Imana ikoresha ivugana n'abantu bayo. Uburyo bwa gatatu ni uburyo bwo gukoresha abantu cyangwa se ibyo yaremye. Mwaribonye muri Amerika, muri Boston habaye inkongi y'umuriro, ibintu biradogera, za Sodoma na Gomora. Uburyo Imana yakoresheje Nowa agahamagara abantu amaze kubaza inkuge, ababashije kumwumva bararokotse. Ibyo byose ni uburyo Imana ikoresha iganira n'ubwoko bwayo. Ariko rero hano nkuzaniye inzozi zigera kuri mu buryo butatu ushobora kurotamo inka, bikaba igisobanuro simusiga ukamenya aho uhagaze, kuko inka mu isi y'umwuka igaragaza ibintu bigera kuri bitatu bitewe n'uburyo wayirosemo. Reka tubanze dusome iri jambo ry'Imana, tubanze turebe uko Imana ifata inka mu buzima busanzwe, cyangwa se uko Imana cyangwa se mu mwuka uburyo inka ifatwa n'uburyo yubahwa, cyangwa se n'uburyo buri wese ashobora kurota inzozi akabasha gusobanukirwa icyo Imana iri kuganira nawe. Dusome muri Petero wa mbere igice cya kabiri umurongo waho wa kabiri. Havuga amagambo akomeye cyane, hakavuga ngo Petero wa mbere igice cya kabiri umurongo wa kabiri, haravuga ngo mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Reka dusubiremo, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Reka twongere dusome mu Bakorinto ba mbere igice cya gatatu umurongo wa kabiri, twongere twumve icyo Imana ivuga ku bijyanye n'amatungo cyangwa se inka, cyangwa se amata. Nabaramije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bikomeye, kuko mwari mutarabibasha, kandi nanone ntimurabibasha. Reka dusome mu Baheburayo igice cya gatanu umurongo wa 12. Kandi nubwo mwari mukwiriye kuba abigishwa ubu, kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere by'ibyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Reka tubyinjiremo. Ese kurota inka ni ubuhe buryo washobora kurotamo? Ushobora kurotamo inka ukamenya ko amakuru uri guhabwa ari meza, cyangwa se uri kuburirwa, cyangwa se ari intambara. Kuko hari uburyo butatu ngiye kubabwira urotamo inka, bikaba igisobanuro simusiga ko ari intambara ugiye kwinjiramo, cyangwa se ari igihe cy'uburumbuke, cyangwa se ari igihe cyo gushishoza. Reka tubyinjiremo twihuse. Uburyo bwa mbere Bibiliya ikivuga ku matungo cyangwa se ku nka, iyo urose inka ukayirota iryamye. Iyo inka uyirose iryamye, icya mbere ugomba guhita wumva muri wowe ni amahoro. Ni igihe Imana iba igiye kuzana amahoro
ku buzima bwawe uba ugiye kwinjira mu gihe cyo kumva umutima waruremerewe, utuye umutwaro, urusyo, bya bindi byaba bikuremereye bikuvuyeho, amahoro muri famiye, amahoro mu mibereho yawe ya buri munsi winjiramo. Ikindi cya kabiri, kurota inka iryamye, ni ukurota ni umutima woroshye, to be humble to others, kubaho mu buzima ufite umutima Imana yaguhaye. Imana ibigiye gutangira gutegura umutima wawe kugira ngo ugire umutima woroshye. Noneho hari ubundi buryo ushobora kurotamo inka, kikaba igisobanuro cy'uburumbuke bwiza kandi budasanzwe. Kurota uri gukama amata y'inka, kurota uri gukama inka ni igisobanuro cya mbere ko ugiye kugira icyo bita new beginning. Ugiye gutangira kwakira ibintu bigiye kuguteza imbere, ugiye gutangira kwakira fertility, umusaruro cyangwa se uburumbuke, abundance ni ukuba mu buzima bw'imisago cyangwa se ukaba mu buzima wihagije, ugatangira kubona ibihagije ku buzima bwawe, ibihagije abavandimwe, icyo bita prosperity, gukura, kugira icyizere cy'ejo hazaza. Ejo hazaza hawe ugiye gutangira kwinjira mu musaruro w'ibyiza Imana itanga, gukura, growth, gukura, utangiye kwinjira mu burumbuke ndetse utangiye no kwaguka mu mibereho yawe ya buri munsi. Nurota uri gukama amata ni ikimenyetso cyo gukiza inzara, ni ikimenyetso cyo gukira umuruho w'inzara, w'agasuzuguro, kubura icyo ugaburira umuryango, inshuti, abavandimwe, abantu bakenye bari around you bagukikije. Iyo utangiye kurota, ukarota uri gukama inka, icyo ni igitangaza, uba ugiye kwinjira mu bintu byiza. Ikindi kibi, iyo urose ukarota inka ikwirukankana cyangwa se inka ikurwanya, ni ikimenyetso cy'uko ufite iyo bita utangiye ufite inner conflict, kugira intambara zo muri wowe. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, guhura n'akarengane, amagambo, guhura n'ibintu bigukomeretsa. Nurota inka ikurwanya cyangwa se ikwirukankana, uzasenge ufate n'ibihe, kuko ni Satani uri kukohereza ibitero by'intambara, akarengane, kuba nta muntu wakuvugira, ugasanga ubaye mu buzima bwo guhora uhangana n'abantu, ibibazo, guhora wumva inkuru z'incamugongo, mbese ukagira inner conflict mu buzima bwawe, umutima wawe cyangwa se mo imbere, ugahorana intambara zo mu miryango, intambara z'uruvuga, abantu bakuvuga, abavandimwe bakuvaho. Ibyo byose, kurota inka ikurwanya, uzasenge, wongere usenge cyane. Ariko ibyiza nakubwira, igihe urose uri gukama inka, ujye wumva unezerewe, uhereze Imana icyubahiro, uvuge ngo Mana urakoze ko unyibutse. Igihe urose inka iryamye, iyo inka iryamye nabwo aka kantu tugomba gusobanukirwa. Iyo iryamye ikitambika mu nzira, nizo bita potential obstacles, ni ibintu by'inzitizi biba biri kukwitambika mu nzira, ariko bikakwitambika mu buryo utabasha gusobanukirwa, bicecetse, utabasha no kumenya imiterere y'iyo nzitizi kugira ngo uyirwanye cyangwa se ive ku buzima bwawe, kugira ngo utambuke ugire aho ugera. Ahubwo kurota inka iryamye nko mu mbuga, hari ahantu hanini cyangwa se hagari ho gutambukira, uwo ngo ni umugisha ukomeye cyane. Ni amahoro mu rugo, amahoro mu muryango, kuzurizwa umunezero w'urugo, kuzurizwa umunezero mu nshuti zawe, kuzurizwa umunezero w'umutima, kuba hambo, kumva ibintu muri wowe bitangiye kuba byiza, handi umuntu avuga ati ibyo ari byose ubu nonaha amahoro mfite nyakesha Kristo. Ariko nurota ukarota uri gukama inka, amata ukayabura cyangwa se ukabona uri gukama inka inanutse, ujye umenya ko ni ibihe
bibi uba ugiye kwinjiramo. Icyo ukoze cyose nticyemere, icyo ukoze cyose ntigikunde, icyo ukoze cyose kikazamo inyatsi n'umwaku. Nurota uri gukama inka ukabona uri kubura amata, uzasenge ushyire ipfukamiro hasi, wongere ubwire Imana ikugarure feva yayo, ubuntu bw'Imana bwongere bukuzahure, kuko ni igisobanuro simusiga ko intambara y'ubukene, intambara y'ubworo, kubura icyo ugaburira abawe, kubura icyo watabara, uburyo watabara abawe in terms of money, in terms of financial, ubutangiye Imana cyangwa se mwuka abatangiye kugurishurira ngo bamaso, kuko icyizere kibigomba kuza umwanzi ari kukirwanya. Ayo makuru ugomba kuyamenya. Uburyo warosemo inka nibwo bwonyine busobanura igisobanuro cy'uko ugiye gutabarwa, cyangwa se hari ibyo ugomba gusengera, cyangwa se hari ibikurwanya ugomba guhaguruka ugahangana nabyo. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nimurwanya Satani nawe azabahunga. Ndagira ngo icyo kintu usobanukirwe ko amasengesho tubasha gusenga abasha kuzana impinduka. Kandi Kristo yaravuze ngo uko byamera kose umudayimoni wananiranye nta kindi kimukuraho usibye kwiyiriza ubusa no gusenga. Ndagira ngo nurota inka ukayirota iryamye, ariko ukabona ufite umwanya uhagije wo gutambukiramo, nta kigutwaye, ni amahoro. Ariko nuyirota iryamye ahantu ho mu nzira ukabura aho wambukira, uzamenye ko ari obstacles cyangwa se spiritual attack, ibintu bikwataka bikuzitira cyangwa se izo bita spirit of delay, umwuka w'ubukererwe, nyine bigusatira, bikuzitira kugira ngo utagera ku mamagaro cyangwa se ubutabazi Imana itanga. Ariko nurota ukarota inka uri gukama, uzamenye ko uri gukama amata ukona arimo araza, uzamenye ko ari igihe cya abundance, prosperity and growth, gukura, ugiye gutera imbere. Ariko nanone nurota ukarota inka inanutse ukabura amata, uzamenye ko ari igihe kiri gushaka kugusatira kugira ngo kikunyuze mu nzira y'ubukene bukabije n'agasuzuguro k'abadayimoni. Uzicare usenge, uce bugufi, wubahe Imana. Imana izabana nawe kandi Imana izakugira neza, Imana izakora imirimo n'ibitangaza. Imigani 27:27 nayo haravuga ngo nayo mahenehene azaba ayo kunyobwa, nawe aguhaze n'abo mu rugo rwawe, ndetse atunge n'abaja bawe. Amata muri rusange, nubwo hano mu migani bavuze ko ari amahenehene, ariko byose ni musano y'amata. Amata ni ikimenyetso cy'uko iwawe hari ubuzima, cyangwa se kuri wowe hari ubuzima, ejo hazaza ari uyu munsi ari n'ejo, ubuzima burimo kugenda bugusatira. Imana itanga, Imana ikugira neza, gukomereza amaboko. Nubona warose inka ukayirota iryamye uri kubona inzira, uzashima Imana. Ukayirota uri gukama amata ukayabona, uzashima Imana. Ariko nurota ikurwanya, uzapfuka musenge. Izo ni intambara, ni bigeragezo. Imana itugire neza kandi dukomereze amaboko. Ciao ciao, bye bye. Mwibuke gukanda subscribe nimunyurwa. Imana ibaho umugisha kandi ibagire neza. Murakoze cyane.